ni iki kintu cyatera Imana kutabona no kutamenya ibyo ukora? Nyemerera ubitega amatwi. Ikintu cya mbere gishobora gutuma ukora ibintu wibwira ngo ukoreye Imana ariko ntibibone, nuko hari ibintu abantu bakora mu izina ry'Imana ariko ari ibyabo. Ibintu rero dukora bitari mu nyungu z'Imana nibyo Imana itajya imenya, itajya inabuha. Nimba uri kunyagirwa n'imvura, ntabwo Imana izareba imvura iri kukunyagira, izareba ikiri mu mutima wawe cyatumye unyagirwa. Ikintu gishobora gutuma mukora Imana ntimenye ko mwakoze nuko abantu benshi mukora mu nyungu zanyu, ntimukore mu nyungu z'Imana. Uhereye nonaha nakugira inama yo gukora ibintu Imana iri bubonemo inyungu. Ndabashuhuje kandi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nizere ko mukomeye kandi muguwe neza, nizere ko Imana y'amahoro ikomeje kubarinda ndetse no kubahezagira no kubaha umugisha ndetse mu mpande zanyu zose. Rero ndabashimiye cyane abakunzi banjye, mbashimiye ukuntu mukomeje kunshyigikira mu buryo bwose, mbiha agaciro. Namwe rero abandika komenti, namwe mbasabiye umugisha. Ibyo mwandika ndabibona, nubwo kubasubiza mwese bingora, ariko ndabibona. Burya ndazisoma, kandi iyo maze gusoma komenti zanyu ndishima. Imana y'amahoro rero ijye bashyigikira nk'uko mushyigikira. Imirimo y'abera rero izibukwa. Nimba waratanze ibyishimo ku muntu, uhumure nawe uzakubitana n'ibyishimo, aho uzaba ubikeneye ubihabwe n'ubutakekaga. Kandi nuzajya ugwiza umubabaro ku muntu, nago bwo ujye witegura ko hari aho uzakubitanira n'umubabaro utigeze utegura, ndetse ukababazwa n'uwo utigeze utekereza nk'uko nawe wababaje abandi. Ibyo tugomba kubimenya. Nimba hari abantu bazamutse bakazamuka kubera wowe wabigizemo uruhare, ujye witegura ko udashobora kuzaba uwo hasi, uzakomeza kuzamuka ndetse no kugubwa neza. Imana rero ibaha umugisha, turabakunda cyane, mukomeze kugubwa neza no kunogerwa na gahunda zo kuri Mama Charlene Official. Rero turababwira ngo nimukomere, n'abafite ibyago n'amakuba mwihangane, ababuze abanyu bagapfa ndetse n'abandi mufite abarwayi, abantu bagiye bahura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Imana y'amahoro ibakomeze kandi bahumurize. Nuhumure ntabwo uzarira iminsi yose, kimwe nuko utazaseka iminsi yose. Imana ijye igushoboza kuba mu bihe ubayemo, ibyo ari byo byose ubashe kubyumva no kubyakira, biba ari byiza cyane. Hanyuma rero dukomeje n'ijambo ry'Imana, iki ni igice cya kabiri. Ubushize narababwiye ngo mujye mukorera Imana hanyuma ibamenye. Twari twarebye amagambo y'Imana, aho Dawidi bamushakiye Abisayi kugira ngo amususurutse mu busaza bwe, ariko tubona ko ibyo yakoze byose Dawidi atigeze abimenya. Narindi rero kubabwira ngo ibyo mukora byose Imana ibimenye kugira ngo muzagororerwe. Aka kanya ndashaka kubabwira ibintu bishobora gutuma, ikintu gishobora gutuma ukora Imana ntibimenye, ntinabibone. Ukirirwa ututubikana ubwiriza ubutumwa ariko ukarangiza itabimenye. Ukirirwa wagiye gusenga ngo ugaterera akanyarira ariko ntibimenye ko wagiyeyo. Ugafata ibihe byo gusenga amasengesho y'iminsi 7 ugasenga, ukanamba, ukazana urwanga, ukananuka, ugatakaza imbaraga z'umubiri cyane ariko ntibimenye ko wayasenze. Ugategura amasengesho y'ukwezi iminsi 30 cyangwa iminsi 40, ugasenga ariko Imana ntimenye ko wasenze. Ugasenga amasengesho y'iminsi 2 uti sinzarya nta n'amacandwe nzamira, ariko Imana ntibimenye yuko wayasenze. Ukavuga uti reka rwose mfate n'urugendo rurerure, mfate inzira mvi Kigali njye Cyangugu njye mu mazi ashyushye. Ukajya mu mazi ashyushye ukayimaramo amasaha ngahe, ariko Imana ntibimenye ko wagize gute, ko wayagiyemo.
ukavuga uti reka ntere intambwe njye kuri wa musozi w'i Bugande njye gusengerayo, ukajya gusengerayo watanze amafaranga menshi ndetse watwaye n'impamba ugasenga bikomeye, ariko Imana ntimenye ko wigeze uhakandagira. Ukajya mu masengesho ya korari dufite ay'iminsi 3, amasengesho y'iminsi 3 mukayasenga mukayarangiza, Imana ntimenye ko wigeze uyasenga. Bakagutumira mu giterane ukamara icyumweru mu giterane, ejo bundi ugafata ikindi cyumweru mu giterane, ariko Imana ntimenye ko icyo giterane wigeze ukijyamo. Mw'abantu mwe murumva ibi bintu byoroshye? Ukayobora abakirisitu bagutuka bakubwira nabi, ukabayobora bakuzunguriza umutwe, abandi bakugaya, abakuvuga ati ubundi bamwimuye amariki aha ngaha, abavuga ngo nta nubwo uzi kubwiriza bataguhemba, abavuga ngo ubundi waguhaye kuyobora ninde, nta n'umuntu uba waguhaye n'inote ya 5, abavuga ko utazi kubwiriza, nta n'uwaguhaye agacupa k'amazi cyangwa ati kikujyana mu ivugabutumwa. Baba data we, ariko ukavunika ugatagangara, ariko Imana ntigire gute, ntibimenye. Ukaba umuntu rwose witangishije ukubaka urusengero, uri umuyobozi, ukavuga ngo rura rusengero ninjye warwubakishije, abandi ati rura rusengero narwubatse njyenyine, abandi ati rura ruhimbi ninjye warwubatse, abandi ngo natanze mituwele z'abantu z'ibihumbi 500 cyangwa na 700, abandi ati ngewe mpora kwa muganga njyana ibyo kurya, abandi ati ngewe dufite intuza tujya gusura abarwayi, abandi ati ngewe ubwitange bw'amazi ku rusengero ninjye ubutanga, abandi ati ngewe ubwitange bw'inshyushyu ninjye ubutanga, abandi ibintu byinshi bikorwa n'abayobozi n'abayoborwa, bikorwa n'abakirisitu, ariko Imana yahera ndetse hirengeye yakwitegereza ikavuga iti ntago nigeze mbimenya. Ibintu birakomeye. Babantu mwubakira amazu, babantu muha amafaranga yanyu, babana mwishyuriye amashuri, babana mwagiriye gute, bababyeyi bagiye kubyara mukabagurira imyenda, babana mwaguriye ibiki, abana mwaguriye amakayi kugira ngo bajye kwiga, abo mwatangiye amaminerivare, ariko Imana yo mu ijuru yabyitegereza iti sinigeze mbibona. Ni iki kintu gishobora gutuma watanga miliyoni yose uri gufasha abantu, ugatanga miliyoni 5, ukubakira umuntu inzu, ukamugurira imodoka yo kugendamo, ukamumenyera azamutunga, ugakora ibikorwa by'indashyikirwa, ugashyiraho sosiyete runaka igomba gukora iby'Imana, ugakora isuku ku rusengero, ugatekera abashyitsi, ugategura ibiterane, ukavunika, ariko Imana yo mu ijuru ukamara imyaka 30 ikavuga iti sinigeze mbimenya. Ni iki kintu cyatera Imana kutabona no kutamenya ibyo ukora? Nyemerera ubitega amatwi. Kintu cya mbere gishobora gutuma ukora ibintu wibwira ngo ukoreye Imana ariko ntibibone, nuko hari ibintu abantu bakora mu izina ry'Imana ariko ari ibyabo. Abantu bafite ibintu bikorwa byinshi bakora, bakabikora atari ishyaka ryo gukorera Imana, ahubwo ari bo bari kubyikorera, bagafungura isengero ngo ni urusengero rw'Imana, kandi ari boutique church zabo bafunguye kugira ngo babonemo amafaranga. Abantu bagategura ibiterane, bakavuga ngo dufite igiterane cy'ububyutse, kandi ugasanga ni igiterane cyo kwaka amafaranga. Abantu bagategura amateraniro, ariko ukabona ya materaniro harimo inyungu zabo, nta nyungu y'Imana irimo. Rero iyo abantu bashaka gukorera Imana, ugomba gukorera Imana ibintu bibyarira Imana inyungu. Haleluya! Ibintu bibyarira Imana inyungu ni ibiki? Mu murimo w'Imana, inyungu y'Imana, Imana inyungu ibona ya mbere nuko abantu babona ubutumwa bwiza bw'imbuto tweze, bakabona ubutumwa bwiza bw'ijambo twabasomeye, hanyuma abantu bakava kwa Satani bakahindukirira Imana, abantu bakava mu isi
abantu bakava mu bibi bakinjira mu byiza, abantu bakava mu mwijima bakaza mu mucyo. Icyo gihe rero iyo ufasha abantu ukabazanira kirisitu, ukababwira ukuntu Yesu agira neza, ukababwira ukuntu Yesu ari muzima, ukababwira ukuntu Yesu abafitiye ubugingo, abafitiye imibereho, bakabyumva bakamwemera, haleluya, bakaza kureba Yesu, icyo gihe uba ubayeho mu nyungu z'iki? Z'Imana. Kandi ndashaka kubwira abantu ngo Imana ireba ibintu bitandukanye n'ibyo abantu bareba. Abantu baricara bagategura igiterane, bakavuga bati muri iki giterane tuzatumira uyu mwigisha hazi gusaba amafaranga, tuzahakura tugiye gushora nka 1,5 muri iki giterane, byange bikunde dushobora kuzinjiza 5,000,000. Urumva plan afite mu mutwe na viziyo ye, intego ye ni iyo kugira ngo amafaranga yashoye abyara andi mafaranga. Ntabwo yigeze avuga ngo niki abantu bakeneye irihe jambo kugira ngo bave mu byaha. Ese ibyaha bibasa abantu ni ibihe? Umwigisha twatumira ninde ngo turebe yuko hakihana n'abantu 5? Iyo mibare ntijemo. Icyo gihe rero ntabwo uba wakoreye Imana, ni wowe uba wikoreye. Abantu benshi ntabwo bakora ngo Imana ibirebe nabimenye. Nimba ufashe iyi mikoro uje hano kuri kamera ukavuga ngo uri umukozi w'Imana, ahantu biri bureberwe ni hehe? Imana ahantu iri bubipimire. Ese ibintu wavuze ni ibihindura abantu, ni ibizana abantu kuri Kristo, cyangwa ni ibintu bigomba gutuma abantu bakuzaho? Ni ibintu bigomba gutuma abantu baza mu rusengero rwawe? Ni ibintu bigomba gutuma abantu ubirahuriraho, bitume abantu bakumenya? Hari abantu baza hano kuri kamera kugira ngo birahurireho abantu bakumenye. Yego, fata nimero za telefone zanjye, nushaka ko dusengana uzampamagare. Abafite ibyifuzo n'ibigeragezo n'ibibazo, n'abafite ibibazo byanze gukemuka, njya mbasha gusengera abantu. Kuri uyu munsi ni uwo gusengera aba bantu, kuri uyu munsi ni uwo gusengera abameze gutya. Umuntu agatanga adresse ze. Gutanga adresse ntabwo ari bibi, ariko Imana izajya kwitegereza imenye impamvu zitanze. Hari abantu twita abakozi b'Imana, usibye ko bana bateguriye icyigisho cyabo cy'umwihariko, abantu batumirwa. Umuntu akajya ahantu kubwiriza kubera ikintu ari buhakure. Ninjya hariya ntayo bari bumpe, ndajya hariya niho bampa menshi. Bateguye igiterane ariko bari kumudufaranga duke, amatike yabaye ikibazo. Ninkura metike ntacyo ndi busigarane. Hanyuma nawe wahagarara imbere y'abantu, bantu bati dore umukozi w'Imana, ariko Imana yakwitegereza ikavuga ngo uri umukozi w'inda yawe. Ibintu rero dukora bitari mu nyungu z'Imana nibyo Imana itajya imenya, itajya inabuha. Nimba uri kunyagirwa n'imvura, ntabwo Imana izareba imvura iri kukunyagira, izareba ikiri mu mutima wawe cyatumye unyagirwa. Hari ibintu bituma abantu bakora ariko Imana ntibimenye, ndetse ntibabone ko bigeze banakora. Iyo ufite ishyaka ry'ibyiza Imana iragushyigikira, kandi iyo ufite intego mu mutima wo kwagura ubwami bw'Imana, Imana irabyitegereza, irabireba, izi kubigenzura. Irabizi, izi bamwishakira ndamu irabazi. Irabaza abateka imitwe, irabaza abantu umuntu ushobora kujya kuririmba mu materaniro 2 ku munsi cyangwa 3. Nimba ari ishyaka ryo kugira ngo umurimo ukorwe hano na hari, Imana irabizi. Ariko nimba ari ukugira ngo ucyure menshi, nabwo Imana irabizi. Ibiterane mwirirwa mutegura ngo muri abakozi b'Imana ngo mwateguye ibiterane, izi mpamvu mubitegura irabizi. Ababitegura kugira ngo murushaho kwamamara, byose burya iba yabibonye. N'ababitegura kugira ngo murushaho kubona amafaranga, byose irabireba. Ibiterane bitegurwa bisigaye biteye agahinda. Ugasanga abaririmbyi bateguye ibiterane byo kugira ngo bazacuruze za rubumu zabo.
ndetse no muri icyo giterane bakaba badafite n'ishyaka ry'uko hari abantu bazaza mu giterane bakeneye ijambo ry'Imana bakazanihana, ahubwo bakeneye abaterankunga baziyandika bagatanga amafaranga. Ikizakubwira ko ari byo, hari abantu bitanga mu giterane ati kubw'umurimo w'Imana mbateye inkunga, ariko ubu sinyafite mbahaye 100,000 nzayatanga kuri 28. Bagahita bavuga bati nimutangire mufate ikaramu n'urupapuro mwandika aba bantu, mureke mbabwize ukuri, ituziranye se? Yego, nimutangire mufate amakaramu, impapuro ziba ziri aho hafi n'amakaramu, nimwandike witwa runaka, nimero zawe za telefone, atanze 100,000. Undi akaza ati haleluya, kubw'umurimo w'Imana, Imana yangiriye neza, nanjye mbateye inkunga, mbahaye 300,000, ariko nzahembwa kuri 30, nanjye nzahita nyazana, nimwandike vuba, nimwandike. Bakandika bakanuye amaso, nimwandike, babonye agafaranga we, bakabonye. Hanyuma haza n'umwigisha akigisha ijambo ry'Imana muri icyo giterane, agahamagara abantu bihana, abantu bakaza bagapfukama. Reka mbabwire ukuntu muri abanyamitwe mukora ibintu byo mu nyungu zanyu, hari igihe Imana izababwira ngo sinigeze mbibona mwakoze ibiterane. Mu nyumve abategura ibiterane n'ababikora, abantu bakaza bagapfukama bakihanira muri icyo giterane. Sindigera mbona babandika ngo bavuge bati izi ntama z'Imana tuziboneye mu giterane cya korari yacu, ni umugisha tubonye, ni umunyago tubonye, reka twandika bihannye, nitumara kubandika tuzabakurikirane ko bakomeje, tunabagira inama izaba iminyago ya korari runaka yari iri kuvuga ubutumwa bwiza, abantu bakihana. Bakandika bitanze amafaranga, ariko ntibandika bapfukamye uwo munsi bihana ibyaha. Nimureke noneho mbabwire, iyo bigenze gutyo, ya matariki yo kwishyuza aragera. Turaguhamagaye ni ntuza wa korari, twabibutsaga bwa bwitange mwitanze cyagiye mu giterane. Kubera iki se badashakisha abihannye muri icyo gihe ngo bamenye ko bakomeje, bamenye ko bagiye mu rusengero, bamenye ko bazanabatizwa, ngo bishimire izo ntama zibonetse ku bwabo? Kuki mutabakurikirana? Mukurikirana bitanze, mukurikirana bazanye akantu, mukanabakurikirana ndetse cyane mukanabandika, mukabasaba no kugira ngo bazaba baterankunga banyu bahoraho. Ariko bamwe bapfukamye, bwa bugingo bwahembutse, ba bantu batangiye inzira batazi, ntago babona ubayobora, niterera iyo mita mujugunya hariya, ahubwo mukurikirana umushoramari. Ibyo se nta nyungu rero y'Imana irimo? Imana rero iratuzi we, Imana iratuzi n'ibitugenza kuri kamera irabizi. Bakozi b'Imana babahanuza, abakozi b'Imana ngo nge ndi apotere, ngo ngewe ngo ndi bishop, ngewe ngo ndi runaka, ngo ndi evangeliste, ngo nge ndi umuhanuzi. Irabizi ko uhanurira mu nyungu zawe. Abahanuzi se bajya bagira inzozi z'abakene muri bangahe? Inzozi z'abakene mujya muzigira? Amayerekwa y'abakene mujya muyagira? Ni bande? Ninde muhanuzi uzaguhamagara wabwiriwe waburaye akakubwira ngo Imana yakuntumyeho ndagushaka? Uzi ukuntu avuga? Alo, ni runaka, mfite message yawe uzanshake. Afite message yawe sha, ufite message ye hazagushake. Ariko se tuvugishije ukuri, ari boss nuko wamubwira? Nuko umubwira ngo mufitiye message, uri hehe ngo ngusangeyo? Ibyo dukora, impamvu Imana itazamenya abantu mu byo bakoze nuko babikoze mu nyungu zabo. Mututubikane, mwiyuhakuya, babita abakozi b'Imana, muhirimbane, mushye mushyuhe, mugire gute, mukora ibitangaza, muteranye ibiki, iri, ariko ikintu kizatuma Imana ivuga ngo sinakumenye nuko wakoze mu nyungu zawe. Abantu benshi baba mu nyungu zabo, hanyuma wabareba ukabona bari mu nyungu z'Imana, ariko ari inyungu zabo. Umuntu ajya gusohora alubumu y'indirimbo
hakayisohora ari kubara amafaranga agomba kuvamo, ariko abazihanira kuri alubumu ye nta gaciro abahaye. Wenda bazihane cyangwa barorere, icyo akeneye ni abazamuzanira amafaranga igihe azaba yasohoye indirimbo ye. Imana iratuzi. Ikintu gishobora gutuma mukora Imana ntimenye ko mwakoze ni uko abantu benshi mukora mu nyungu zanyu, ntimukore mu nyungu z'Imana. Uhereye nonaha nakugira inama yo gukora ibintu Imana iri bubonemo inyungu. Ukareba amagambo ugiye kuvuga ku ruhimbi, ukareba amagambo ugiye kuvuga, ukareba ibikorwa ugiye gukora. Ese ko duteguye igiterane, tugomba gutegura igiterane, turategura inyigisho yo mu giterane kugira ngo uzabone korali itegura igiterane cy'ububyutse, uzabone itegura igiterane cy'ivugabutumwa. Iyo korali iba yahuye n'amavuta y'Imana. Korali nyinshi ibyuma byashaje, tukeneye kugura ibindi, ubukene bwatwishe muri korali, dukeneye kwikenura. Imibare yabo ni iyo ngiyo, ariko kuvuga ngo bateguye igiterane cy'ububyutse, duteguye igiterane cyo gushima Imana, duteguye igiterane cyo kwegereza abantu Imana, duteguye igiterane cyo kugira ngo dusabe Umwuka Wera, duteguye igiterane cyo kugira ngo abantu bihane ibyaha byabo. Ibyo biterane ntago muzabibona. Ibiterane byo kugira ngo abantu bihane, ibiterane byo kugira ngo abantu bazane ububyutse, bagire ububyutse, ibiterane byo gusaba imbaraga z'Umwuka Wera ubikura he? Ko nibiba biba ari umuhango, Pentekote yagera bagategura amasengesho, yego nuko biba bimeze. Noheli yagera na Bonane bagategura amasengesho ya Noheli, ibintu biri aho ngaho. Ariko nta rusengero rushobora gutegura igiterane cyo gusaba Umwuka Wera gusa. Gusaba Umwuka Wera se hari akantu kazavamo? Ni ibibakosoma gusa batinjiza, niyo mibare bagize. Ko muri abahanzi b'abasitare ko mukomeye mufite indirimbo za gospel, ni ryari wifata ngo ufate amafaranga yawe n'inshuti zawe uvuga uti ndashaka kuvuga ubutumwa mu ndirimbo zanjye, abantu baze binjirira ubuntu, hanyuma bumva ubutumwa bwiza, n'abaciriritse bo hasi bahagere, urahanika ibiciro, uraca amafaranga se rubanda rugufi ntibakeneye kumva indirimbo zawe, maze mwirirwe muvuga ngo abakozi b'Imana ngo mwakoreye Imana. Muri abanyamibare ariko ntago muyirusha imibare. Hari igihe rwose uzibwira ngo ugiye gupimisha imirimo yawe irangize ihinduka ubushwambagara, igenda itwikwa inyure mu muriro ishye, hanyuma usigare uririra mu myotsi. Ndashaka kubabwira ngo tujye dukora ibintu Imana ibonamo inyungu. Nutegurira n'icyo giterane cy'ayo mafaranga yawe simbikubujije, ariko urebe ko Imana iri butahanemo inyungu. Nuza hano kuri kamera mu magambo uvuga 10,000, 100,000, amagambo n'amanyuguti n'ibihekane urizakoresha hano kuri kamera, ujye ureba ko mu magambo wavuze no mu kiganiro watanze nibura hari ahantu Imana izungukira. Ijambo wasomye turebe ko Imana yunguka. Igiterane mwateguye Imana yunguke. Amasengesho mwashyizeho Imana ikuremo inyungu. Ivugabutumwa ryawe urimo kugenda wuhanya Imana ibonemo inyungu. Mureke dusenge. Narinze kukubwira impamvu yo musenga cyangwa imirimo mukora Imana idashobora kubireba, nuko twakoze ibintu nta nyungu y'Imana irimo. Ndagushimye Mwami Imana yacu, ngushimiye ko ukomeje kubana nanjye muri uyu mwanya mu buryo bwo gukorera no kukwegera. Nunyemerere cyane ukomeze kumpundagazaho imbaraga zawe z'Umwuka Wera, shyigikira ubutumwa wamaye, nubuherekeze ndetse marayika ukomeye abugeze ku bantu bose bwagenewe. Reka abantu bahinduke banahindukire, bakubera abantu b'umumaro nabo bigirira umumaro, kugira ngo imvune n'iminaniro byose uzabibahembere. Ndagushimye ko ubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Mana rero nibahe umugisha kubwo gukurikirana izi mpuguro. Iki kiganiro ni ibice bibiri, icya mbere mwaracyumvise, iki ni icya kabiri. Mana iguhe umugisha, iguhe gukora ibintu uzahemberwa. Mana ibahe umugisha.